Innocent Nshimiyimana est né et a grandi au Rwanda. Il affirme que le président Kagame est le seul dirigeant de la République du Rwanda qui a pu réunifier son peuple. Il nous parle de la discrimination qui régnait au Rwanda avant l'arrivée de Paul Kagame et le FPR. Nkatwe twabaye mu gihugu mu Rwanda ndetse dutuye mu cyahoze cyangwa se mu cyo bita ngo Majyaruguru muri prefecture ya Gisenyi kera ko bayitaga. Ku giti cyanjye ni ibintu ntazapfa nibagiwe kugeza kuri munota n'ubu ngubu ngitekereza kandi numvaga n'ubundi ndetse nashaka no kwandika igitabo yewe maze igihe kirekire ibyo bintu bitekerezo cyane kugira ngo umunyarwanda ndetse ngo n'umutura umutu uba mu gihugu cye agahungira mu kindi gihugu cye, ibyo bintu mwabibonye hehe? Ndibuka ngewe 1992 nari umwana muri secondaire kameme n'inga ku Nyundo kugira ngo leta y'u Rwanda itumeneshe ababyeyi banjye bamwe bashiki banjye badeje bavanamo no gupfa barapfa birarangira abandi babimuga turabunga duhungira Butare kuva mu rukiko kujya mu Nduga, wajya mu Nduga ukakirwa kurusha uko wabagaho aho wita ngo ni wanyu byageraho. Ndetse noneho kubw'amahirwe nyakubahwa Paul Kagame iyi foto ubona ngaha rwose uyu mubyeyi ubona ngaha kugira ngo utashimangira ibitekerezo bizima bye yatugejejeho agaciro dusubije ninde kugera ku isaha udashyigikiye. Nzi ko cyane abanyarwanda bose yewe n'uruhinja ruzabuka ejo yewe bashyigikiye Perezida Kagame ko yakomeza kuyobora u Rwanda ndetse akaziyongera n'amanda n'izindi zose akazifata pe izaba ebyiri izaba eshanu zaba zingahe rwose anaruhusiwa arabyemerewe. Abanyarwanda turabimushimiye kandi turabimushyigikiyemo n'aho turi hose turi kumwe nawe. Ndavuga cyane cyane ku by'uburezi. Impamvu nuko usanzwe nanjye nkora n'umwuga w'uburezi. Ndibuka kera mbere ya jenoside mu ishuri bagomba kuduhagurutsa babaza abana b'Abatutsi bari mu ishuri ni bangahe, turiga kugira ngo tuzige byari ibibazo. Ntabwo buri wese yashoboraga kubona amahirwe kugira ngo ajye mu ishuri yaba segonderi yaba muri universite twarangije segonderi dufite amadiplome meza nk'abandi, ariko abandi bose bari baturi inyuma bagiye babonye buruse gihe ntayo nigeze mbona. Ndarira ariko ntabwo byari bushoboke. Sinzi, umuntu yavuga ibintu byinshi cyane, ntabwo ari ngombwa. Bankozeho ubushakashatsi banyorezaho amaneko ngo umuntu barebe niba ko kujya muri universite. Nyuma naje kujya muri universite ariko ari jyewe nirihiye ubwanjye. Intambara nyine iba iranabaye. Reba igihugu ubu ngubu uburezi mu Rwanda uko bumeze, abana bariga n'abasaza bajya mu ishuri bakiga. Umuntu wese utarigeze abona amahirwe yo kuba yashobora kwiga kwandika no gusoma yarayabonye ayo mahirwe. Abana barajya muri universite. Ntawe uvuga ngo kera habagaho ngo umwana wa ngofero ngo ahise azajya muri universite kandi umwana burugumesitiri atagiye muri universite. Hakabaho kujonjora abana bazajya kwiga, abandi nyine babona ko nta mahirwe. Nyine uwo muryango wa universite wari unafunze, uri n'umututsi wonyine ntabwo umuryango ntabwo ashobora kuwucamo. None bariga, abana b'Abanyarwanda bariga ama universite bararangije, ntawubatanga imbere, ntawubakoma, ntawugira gute. Ayo mahirwe tuyiteshe. Ureba ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho, ubumenyi Abanyarwanda bamaze kugeraho. Ntekereza ko ubu ngubu aho tugeze turimo gusarura ibyiza, ariko noneho n'ubwo bwenge twahashye abana b'Abanyarwanda bahashye banabukoreshe, bahange imirimo, bahe abandi bana imirimo, u Rwanda rukomeze rujye imbere na Perezida Kagame atuyobora. Nkanjye babaye mu gihugu kera hari ibintu by'ivangura ry'amoko, hari abatutsi, abatwa, abahutu, ndetse biri no mu ndangamuntu. Noneho bamwe badashobora no gushyingirana, ariko kuva aho umukuru w'igihugu Paul Kagame atuyoborera ibyo bintu by'amoko nta bigihari. Abanyarwanda barisanzura, Abanyarwanda barakorana hose, mu ndangamuntu nta amoko nta igihari, ndetse rwose Abanyarwanda baranashyingirana batabajije iby'amoko. Ibyo by'amoko byararangiye, nta bigihari rwose. Ibyo ukuri.
kumenya ko umuntu ari umuhutu cyangwa n'umututsi ntabwo bikiri ngombwa, kuko ubu ngubu ahantu tugeze abantu bose bashaka gutera imbere, ibintu by'amoko babishyize iruhande. nyakubahwa Paul Kagame afande PC yaduhaye agaciro, yadushyize agaciro. Abanyarwanda bamwe bari imbohe batazi ko ari imbohe, ariko aho perezida Paul Kagame afatiye igihugu n'ingabo yari ayoboye, babohoje abanyarwanda babasubiza agaciro kabo. Ubu niyo mpamvu ngewe ku giti cyanjye ndetse n'umuryango wanjye nsabye ko nyakubahwa perezida Kagame rwose yatubabarira iyi manda ya gatatu akiyamamaza, akakomeza kuyoborera igihugu cy'u Rwanda, kuko turamushonje, abanyarwanda bamushonje. Nous, occidentaux, qu'est-ce que nous prétendons vouloir et quelles leçons prétendons-nous donner aux pays africains quand ils sont dans l'anarchie, comme certains pays autour du Rwanda, on les critique, et quand il y a un tant soit peu d'autorité qui fait qu'on est dans un pays en sécurité et qu'on fait de bonnes affaires et qu'il peut prétendre à une croissance économique à 2 chiffres, eh bien, on accepte ce type et ce genre de manière de travailler ou de manière de diriger un pays. Abitwa ko hari icyo batwunganiraho bakwiye kutureka ibyo dushaka kugeraho tukabiha umurongo, bakajya baza kutubaza niba mu byo dushaka kugeraho hari icyo batwunganira, ariko ntibatekereze ko bakwiye kutujya imbere akaba aribo batugenera ibyo dushaka kugeraho. Icyo gihe cyararangiye, kandi n'icyo kintu tugomba kukibagezaho bakabimenya burundu ko ibyo bintu bitazasubira. Dufite ingero nyinshi z'igihe twari tubakeneye cyane dufite ibibazo mu gihe cya jenoside, bakabura n'abari bahari bakigendera. Ibyo rero bitwereka ko ntabwo ari urukundo, ntabwo ari urundi rukundo, ari amagambo avugwa muri biriya bihugu kenshi na kenshi ni impamvu za politike. Impamvu za politike yampatse ibihugu ku buryo icyo nababwira ni ukuvuga ngo twebwe icyo dushaka kugeraho turakizi, icyo tuzakenera kugira ngo tubigereho tuzakibabwira mu kidufashe igihe kigeze, ariko kugira ngo ibyo bihugu bitekereze ko bizakomeza kujya bigenera ibindi bihugu icyo bigomba kugeraho n'uburyo bagomba kubigeraho, icyo gihe ngira ngo cyararangiye, cyane cyane mu bihugu bya Afurika kuko niho bisigaye honyine. Je dirais que c'est très facile d'être un spectateur. Il faut être dans un champ de bataille pour savoir comment ça se passe. Parce que quand on entend qu'il y a la guerre de l'autre côté et qu'on ne le vit pas, c'est 2 choses différentes. We cannot compare America to Rwanda in terms of how democracy, governance goes on, because these are completely two different countries and different things taking place. So when you look at what works for America doesn't work for Rwanda, and what works for Rwanda doesn't work for America. So when we look at Rwanda and where it has come and what is going on right now, I mean the wars and you look around, and President Paul Kagame has done a tremendous job of trying to deter all these things from affecting the nation and making sure that it's growing in the midst of the instability around the country. I mean, in terms of the outside countries surrounding our neighbors in Rwanda. So it's not the same thing over there. So definitely we have to say it's a good thought, but if he can do the job and he's doing it very well, why not support him to go for the 3rd term and keep the advancement going?
Mais tout ce que je sais et tout ce que j'entends et tout ce que je vois, c'est que c'est un président qui travaille. C'est tout ce que je sais. S'ils ont un autre président à proposer qui ferait mieux le travail, mais je ne sais pas si pour le moment, il y a quelqu'un qui ferait ce qu'il fait. guhindura itegeko ubwabyo ntabwo byakagombye kuba ikibazo, ntabwo byakagombye kuba ikibazo kubera ko ibihe birahinduka, abantu barahinduka, dufite abana bariho bavuka bakura bazamuka bakagerageza nabo kugira icyo bakora mu gihugu cyabo. Birumvikana rero ko amategeko yagiyeho hashize imyaka 20 hagomba kuba uburyo yahinduka igihe bibaye ngombwa. Urugero nagira ngo mbahe nuko mu Busuwisi baratora kenshi, nka buri mezi 3 baratora. Kenshi baba batora kugira ngo barebe niba amategeko bafite amazeho imyaka 100 ari ngombwa kuyahindura. Gusa bakaba bafite uburyo bashyizeho bwo kugira ngo abaturage batange igitekerezo cyabo koko niba iryo tegeko rigomba guhinduka cyangwa ritagomba guhinduka. Nkumva rero mu Rwanda icyo tugomba gushyiraho ni uburyo ayo mategeko yacu agomba guhinduka, kuko ntabwo twavuga ngo hari itegeko runaka ritazigera rihinduka. Na kera mu mateka y'Abanyarwanda umwami yagiraga ati agaca iteka akavuga ati muramenye iki kintu kuva uyu munsi kizajya gikorwa gutya kuko tubona ko ari mu nyungu z'igihugu. Nkumva rero kuba abantu baratekereje ko ririya tegeko ry'101 ryahinduka ni ibintu rwose bisanzwe. Aha mu Burayi amategeko yabo bayahindura kenshi cyane cyane bijyanye n'inyungu, bijyanye n'ibyo bashaka kugeraho, bijyanye n'ibihe byabo bigenda bihinduka birimo nk'ibintu baba batarateganyije. Ubu rero natwe ngira ngo ni igihe cyo kugira ngo turebe iryo tegeko gishobore guhindurwa, ariko Abanyarwanda babigizemo uruhare. Nibyo mwumva abantu bandika amabaruwa, natwe ahangaha mu Burayi twanditse izo petition koko, ariko uyu munsi nshobora gutanga ubuhamya ngewe nk'umunyarwanda kugira ngo mbabwire ibitekerezo uko mbibona, uko mbyumva nkurikije n'ibyo mbona mu mahanga ahangaha, cyane cyane mu Burayi bavuga ko bafite demokarasi. Impamvu y'uko iryo tegeko ryahindurwa ngira ngo abantu benshi bayihurijeho. Buriya Abanyarwanda bakoze shu ikomeye cyane iri mu itegeko yuko u Rwanda mu kwiyubaka kwarwo nka leta y'ubumwe hazajya hagenderwa cyane ku byifuzo by'abany'igihugu by'abaturage. Guhindura itegeko nshinga rero si no kurihindura no kuryubahiriza. Itegeko ni iry'Abanyarwanda, rirengera Abanyarwanda, rikora mu nyungu z'Abanyarwanda. Abanyarwanda bamaze gusaba ko ingingo y'101 yahinduka n'Abanyarwanda benshi, ku buryo ntekereza ko Parlement izafata icyemezo kinyura Abanyarwanda, kuko ubwabo ko bangana bafite n'uburenganzira bwo kuba banagora inteko idakoze ibyo bashaka, ko nibo duhagarariye. Uyu mwanya sinahita mvuga ngo bizagenda gutya kuko ibyo mu nteko ni ugutora, ariko hamwe no kwiga icyo bashaka, uko zanarize nk'umunyarwanda, nanjye nubwo ndi umudepite icyo bashaka nanjye ndagishaka. Abanyarwanda barababaye, bagenze urugendo rw'umubabaro, kandi abo bababaye ntabwo bashaje bariho, ntabwo ari abana babo bari gusaba ko itegeko rihinduka, ni ababaye mu mubabaro w'ibihe birebire w'ubuyobozi bubi bakiriho. Abo rero iyo basaba bavuga bati twarapfuye ntidushaka kongera gupfa, twabonye umubabaro w'ubuzima twabayemo ntidushaka kuwusubiramo, twabonye igihugu kiva mu kuba a failed state kikaba igihugu, twabonye
umuyobozi utica abantu ngo bakandamize, utanga umurongo twifuza ko n'abana bacu bazakomerezaho. So kumurekura cyaba ari igihombo kuri bo, kumurekura ngo wubahe amahanga n'undi twapfuye tureba. Abanyarwanda mu buryo bo bashaka kubaho no kuyoborwa, ni icyifuzo cyabo, ntawe kitamamira, ntawe kijya imbere, kuko ntabwo mu itegeko nshinga harimo ngo abanyamahanga nibanga ko bigenda gutya tuzajya tubigenza gutya. Nta hantu na hamwe umunyamahanga yaparisa mu itegeko nshinga. Kandi na Kagame abanyarwanda bashaka si umugande, si umurundi, si umuzayirwa, si umunyamerika, si umunyaburayi, ni umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni ishu y'u Rwanda idakwiye kwinjirwamo n'abanyamahanga uko bari kose. Icyakora abanyarwanda bafite ibyo bahemukiyeho u Rwanda, bafite uburyo kibananiwe kumva politike y'u Rwanda no kujya mu murongo w'u Rwanda, nabo ubwo bakwiye kumenya ngo ikibibatera ni iki. Twumva abo ngabo badashaka umurongo abanyarwanda bahisemo, abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze bahagurutse bavuga bati turashaka kuyoborwa dutya, tubareke dufate 2-3 badashaka abantu bayoborwa gutyo. Twamenye bashaka kubaganisha he? Niyo abantu bari mu murongo mwiza w'ubuzima, uzaha umwanya badashaka kuguma mu murongo mwiza w'ubuzima, ikitari cyiza kiba ari kibi. Icyo babonye ni cyiza, uko bayoboye ni kwiza, kwibwira ko waba ntibanagukundira. Bigishijwe uburenganzira bwabo, bigishijwe agaciro, bifitiyemo icyizere, ntabwo ari byo bashakisha. Uwabibahaye rero aracyahari, aracyafite imbaraga, baracyamukeneye. Nibagera hano babona ko nani bazamugirira impuhwe, kuko nawe ubwe nubwo agomba kwifatira icyemezo nk'umuntu umuyobozi w'inararibonye w'intwari, ariko ubutwari bwa Kagame ntibushobora kumwemerera kubabaza abanyarwanda. Ko yabacunguye batabimusabye, batazi ko yanabishobora, abishobozwa n'Imana yamuremye, nimutize imbaraga bakorere, kuko arabishoboye kandi yamutoranyije bizi ko nagera naho intege zibaye nke izamuha izindi niyizitanga. Naho abavuga bo sibomana Imana ifite uko yaremye u Rwanda, iruha Kagame, izaruha undi igihe izashakira n'ikigera. Ariko wifuza ko yaza gukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka mu Rwanda we ntabwo bizemera. Tuzagera mu mihanda duhagarare dusakuza ahantu hose, amahanga yose, abanyarwanda bose aho bari, twese tuzagenda duhagarare tuvuge ko ateza kugaruka. Mbe abo bandi batubwira ngo manda ze ni bande? N'abanyarwanda n'abaki? Twebwe abanyarwanda twenyine twifitiye agaciro kacu, tuzi icyo tumariye, nta wundi turabona tumariye icyo kintu. Rero mutubabarire, muturekere perezida wacu akomeze ibyo yatanguye abirangize, kandi natwe twese turamushyigikiye. Oui, il faut qu'on change la constitution pour permettre que le président continue à faire développer son pays. C'est très important qu'un président fasse développer ce pays. Et effectivement, si on avait un président comme ça dans tous les pays africains, qu'est-ce qu'on viendrait faire en Europe? On resterait chez nous. Parce que tout ce qu'il y a ici en Europe se trouve en Afrique. On a des meilleurs docteurs, on a des meilleurs ingénieurs, on a tout ce qu'il y a de meilleur. Mais à cause de la malgérance d'un pays, eh ben, on est obligé de venir s'émigrer ici. Mais moi, je dis vraiment chapeau au président parce qu'il travaille très bien. Laissez-lui le libre champ de travailler. Et après, on verra ce qui va se passer. Mais Kagame, merci, il était question de former une Nations Unies Afrique. Mais il va être le président des Nations Unies Afrique. Mu by'ukuri abaturage nanjye ndimo tumaze iminsi dusaba inteko ishinga amategeko ko yahindura itegeko nshinga. Ibyo nubwo tubisaba inteko ishinga amategeko, ariko turabisaba na perezida wa repubulika ko yatwemerera akomeza kutuyobora iyindi manda, kubera ibyo tubona amaze kutugezaho kandi tukaba tubona akinabishoboye. Iriya ngingo y'Ijana iri mu gitabo cy'itegeko nshinga, ndasaba ko nanjye ubwanjye yahindurwa, noneho igaha agaciro, koko igashyigirwa n'abantu, igahabwa agaciro nk'uko abanyarwanda benshi babisaba, kugira ngo iheshe uburenganzira busesuye ko nyakubahwa perezida wa repubulika ariwe Paul Kagame yakongera kwiyamamaza manda ya gatatu. Moi, je voudrais bien. Moi, franchement, je voudrais bien parce que voilà, avec tout ce qu'il a pu faire pendant 2 mandats,
l'évolution du pays, donner accès aux étudiants pour l'école, des bourses, plus avoir le fait Hutu ou Tutsi, ou montrer sa carte d'identité par rapport si tu étais Hutu ou Tutsi quand tu voulais bouger. Non, il a fait il a beaucoup évolué de ce pays, il a beaucoup donné et il l'a rendu mieux. Il l'a rendu mieux, que ce soit le pays en lui-même et les gens aussi. Sindeba impamvu na rimwe ko tutamwongera ahubwo na manda ebyiri tari n'imwe kubera iriya article 101. Sindeba impamvu noneho njyewe ku giti cyanjye ni absolutely ko njyewe rwose nk'urubyiruko wabo hano mu mahanga mu gihugu cy'Ububiligi twifuzaga ko Paul Kagame perezida akomeza tuyobore kuko nta wundi urebye ukareba aho tuvuye naho tugeze rwose nta wundi yatugejeje mu bintu byinshi cyane byinshi iterambere muri tekinoloji iterambere muri ekonomi ibintu byinshi cyane mu mashuri abantu bajya kwiga mu mahanga mu Buhinde muri Etats-Unis rwose ni umuntu twifuza turacyamwifuza manda zose zishoboka kugeza na n'ubu rwose azadukundire muzamugezeho iyo ubwo butumwa mubwire ko turacyamwifuza no mu mahanga turacyamukeneye turamukunda rwose. Martin Luther King il a dit I have a dream et Paul Kagame a dit j'ai la vision 2020. Donc permettons-lui à ce qu'il puisse aller à cette vision-là, il puisse voir, il puisse concrétiser ce qu'il a commencé. Keretse tubikora